ntabwo ukanda cyane noneho ahubwo ugenda ukanda buhoro kuko wibuke irashyushye. Ugenda ukanda buhoro buhoro. Ibi rero ni ubuvuzi kandi bukomeye cyane, ntabwo ari ibintu dukora tutabifitiye ubuhamya. Hanyuma rero turakomeje. Uyu ni umukobwa wanjye, ngiye kubereka uburyo dushobora gukora facial massage umuntu wagize ikibazo cya paralysis cyangwa se facial paralysis, cyangwa akaba yaragize ikibazo cya stroke none ikamutera nyine kuba face ye yarangiritse nk'uko nabisobanuye mu cyiciro cya mbere. Aha rero mfite amavuta yanjye yabigenewe, amavuta meza cyane avanzemo ibimera byinshi kandi agiye kudufasha mu gukora icyo twita facial massage. Muri facial massage umuntu abasha gukoresha tekinike zitandukanye, ariko ikigenderewe muri byo ni ukureba ngo face ye iragaruka isubire mu buryo bwiza. Urabona nk'ubu umuntu aramutse agize ikibazo uru ruhande rwarahengamye gutya, cyangwa se uruhande rwarahengamye gutya, ushobora gusanga umunwa warahengamye, izuru n'amaso byaragiye, ushobora no gusanga n'umutwe ubwawo waragiye gutya ku buryo adashobora no guhindukira mu buryo bworoshye cyangwa se bitanashoboka. Wowe icyo ugomba gukora ni kimwe gusa, mukorere facial massage nk'uburyo bwa gatatu twakongera kuri biriya twavuze, cyangwa kimwe muri byo bitewe n'ubushobozi bwawe, hanyuma urebe iby'Imana izakora. Tugiye rero gukora facial massage. Aya mavuta ni meza no ku ruhu rw'umuntu, ntabwo ari bugire icyo agutwara. Turafata ahangaha nk'uko ureba munsi y'akananwa, hanyuma niturangiza dukore gutya. Ubwo uyu musaya reka tuvuge ko ari wo yahengamiyeho, ntabwo ariwo tugumaho gusa, ahubwo turongera dufate na gutya n'ubundi dukore nawe muri uwo ruhande. Hanyuma niturangiza turashyira izi ntoki ebyiri aha, dukande buhoro tumanura tugana ku zuru. Turagarukira hano, twongere inshuro eshatu. Turangiza tugarure gutya. Niturangiza tugere gutya. Ibi bintu ntabwo ari ngombwa ko bikunanira, ukwiye kubikora, byikorere, buri umuntu wawe mufashe, muzirikane, umushakira akanya, nubwo haba mu gitondo cyangwa ku mugoroba, nubwo wabikora gatatu mu cyumweru bizamufasha cyane. Ubu rero tugeze kuri step kandi isa naho ikarishye. Ubu buryo bukangura ibice by'umubiri byose byasinziriye. Noneho tugiye gufata ahangaha muri
kano kantu kari ku gutwi aha n'uru ruhande turasa n'abakanda buhoro ariko ntabwo dukanda cyane, ni gakeya gutya. Urakanda ugasa n'urekura gutya, hanyuma warangiza ugakurikizaho aha. Aha rero turasa n'abarimo kumasa ugutwi ariko dukoresheje aha ngaha. Aha ni hejuru y'ugutwi ugana mu misaya, hanyuma izi ntoki turazishyira kuri jawbone tuse n'abakurura tuganisha mu ijosi gutya. Nyuma y'ibi rero tugiye kumukorera icyo twita hot compresses. Iyi hot compresses dukoresha amazi ashyushye ari hano muri iyi ndobo, ariko ntabwo tugarukiraho gusa, dushyiramo essential oil biterwa na essential oil wahisemo. Ushobora gukoresha chamomile, ushobora gukoresha gerania, ushobora gukoresha lavender, ushobora gukoresha eucalyptus, ushobora gukoresha lemongrass, ushobora gukoresha iyo ariyo yose waba ukeneye, ariko ubu ngiye gukoresha eucalyptus kubera ko eucalyptus stimulatinga muscles na nerves kandi igatunganya ibibazo by'uruhu. So ibitonyanga bitatu bihagije, hanyuma tugakora icyo twita hot compresses. Abashyushye ariko biba bisaba icyitonderwa kugira ngo utaza gutwika uruhu rwe. Muri make iyi towel cyangwa se iyi swime uyikuramo buhoro buhoro ku buryo uyihanganira ikabanza igahora cyangwa se ikagabanuka ubushyuhe, ko ntabwo wayikura mu mazi ashyushye nk'uko uhite uyirambika ku muntu, ashobora gushya. Wa wundi wavuraga bigasoza kandi ugiye kumuvuriza ibikomere cyangwa se ubushye. Aha rero irimo irahora buhoro buhoro, kandi na ya oil irimo irinjira mu ndodo z'iyi towel ubwazo. Muri make ubwo turaza kuba tuyishyira kuri ya oil igira gute yinjira n'ubundi mu ruhu. Ibi ni ibintu twigisha abantu buri gihe bagerageze bamenye kwivura, bamenye gukora ibintu biri natural, icyo twita natural treatment. These are natural treatments, aho ushobora gukangura ibice by'umubiri bikivura ubwabyo nta n'isaro ry'ikinini wanyoye, niba biri mu bushobozi bwawe, kandi birashoboka. Aha rero ngira ngo bagiye gukamura aya mazi mu rwego rwo kugira ngo eswime ubushyuhe bugabanuke. Ushobora no kubikura mu ndobo
ngo niba nyirambuye uku amazi ahita agira gutya, amazi umuguhita uyinjiramo nyine igahora, ariko ntabwo uyihoza cyane kuko ugomba kuba ukeneye bwa bushyuhe. Ntabwo ukanda cyane noneho, ahubwo ugenda ukanda buhoro kuko wibuke irashyushye. Ugenda ukanda buhoro buhoro buhoro. Ibi rero ni ubuvuzi kandi bukomeye cyane, ntabwo ari ibintu dukora tutabifitiye ubuhamya. Dr. Pamplona Rogers yavuze ko hot compresses cyangwa se ubu buryo bwo gukanda dukoresheje ibitambaro bishyushye twanavanzemo essential oils zitandukanye bishobora gukangura ibice by'umubiri byasinziriye. Wibuke ko umuntu wagize stroke cyangwa pararize hari n'igihe ushobora no kumushora ntiyumve ibice by'umubiri we byarapfuye. Cya gitambaro turongera twagisubiza mu ndobo y'amazi ashyushye, n'ubundi urabona ko gishyushye cyane, ariko ntabwo gitwika. Tugira gutya tukongera gutya, ubikomeza gutyo inshuro nyinshi kugeza ubwo nyine umuntu yumva ko ubushyuhe hari ikintu bumumariye na wa muti winjiye mu mubiri. Rero ni uko nguko ubuvuzi bwacu bw'uyu munsi bugenze. Ikintu twabifuriza ni ugushyira mu bikorwa ibyo mwiga kugira ngo bibagirire akamaro, kandi mwebwe murwaye turabasabira gukira mu izina rya Yesu. Rero bana b'Imana, ni muri ubwo buryo uyu munsi twabahitiyemo kubereka uko dushobora kwita ku bantu bacu bafite ibibazo by'uburwayi. Ubu buvuzi genda ubukorere umuntu wawe ufite pararize yo mu maso, genda ubukorere umuntu wawe ufite umunaniro ukabije, genda ubukorere umuntu wawe ufite ibibazo n'umujagararo, stress nyinshi, cyangwa se umuntu ufite umutwe udakira avuje igihe kirekire. Imana izakoresha ubu buryo bworoheje kandi uwo muntu azakira. Ushima izina ryayo. Jyewe niyemeje kubasangiza ubumenyi, niyemeje kubasangiza ibyo dushobora gukora twiyitaho kugira ngo turengere amagara yacu, tunitegura kuzaba mu bwami bw'Imana y'indwara zitaba. Uwiteka abagirire neza, abahe umugisha, abarebeshe ijisho ryiza kandi abahe amahoro mu izina rya Yesu.